Buri munsi tugira umwanya wo kumva ijambo ryahindura ubuzima, tukumva inama y'umunsi twifashishije bamwe mu beza isi yagize cyangwa se na n'ubu igifite. Uyu munsi mu nyemerero turebe ibyaduhindura bivuye ku mumama bita Louise Mushikiwabo, akaba ari umunyarwandakazi. Gusa mbere y'uko tubireba mu nyemerero turebe icyo twakwita background cyangwa se amateka ye, maze tubone kumva ijambo ryahindura ubuzima ryavuzwe nawe. Louise Mushikiwabo yavutse ku wa 22 Gicurasi 1961, avukira i Kigali. Akaba yari umukobwa wa nyuma mu bana 9 mu muryango ukomeye mu mateka ya politiki y'u Rwanda. Yize amashuri y'ibanze n'ayisumbuye i Kigali, nyuma akomereza muri Université Nationale du Rwanda i Butare, aho yamaze hagati yo kuva mu 1981 ageza mu 1984, ahabona bachelors mu Cyongereza. Ibi tubikesha ikinyamakuru nka wikipedia.org.com. Mu mwaka wa 1986 yimukira muri Amerika, United States of America, aho yakomerezaga muri University of Delaware, asanga cyangwa se ashaka masters mu ndimi no kumenya guhindura amagambo, icyo twakwita languages and interpretation. Akaba yarabihuje cyane ibingibi n'igifaransa. Yabaye umwigisha wa mbere cyangwa se umwigisha w'agateganyo, hanyuma ajya gukorana imishinga muri Kigali, nyuma yakoreye igihe muri Washington DC, akorana n'imiryango yita ku bihugu, ashyikirana n'ubuyobozi bwa African Development Bank, aho yabaye communication director ndetse n'ibindi byose bijyanye n'akazi. Mu mwaka wa 2006 yamamaye mu mateka cyangwa se yamaje amateka ye mu gitabo yanditse hamwe na Jack Karma bita Rwanda Means the Universe. Ahangaha avuga ngo a native memoir of blood and bloodiness, aho avuga ibiterane by'amateka y'umuryango we na genocide yakorewe Abatutsi. Mu mwaka wa 2008 Perezida Paul Kagame yamutumyeho ngo agaruke mu Rwanda, ahabwa inshingano ya Minisitiri w'ibitangazamakuru, icyo twakwita Information Minister, ndetse n'umuvugizi w'igihugu cy'u Rwanda. Yaranzwe n'ubuhanga cyane mu gucunga ibitangazamakuru no guhangana n'ibitangazamakuru byahinduraga amateka atari cyangwa se bikayahimba. Hari n'icyemezo gikomeye cyo guhagarika cyangwa se guhagarika by'agateganyo ikiganiro cya BBC mu Kinyarwanda, ari naho abantu BBC bahise barekera kwiga mu Kinyarwanda. Avuga ko cyashishikarizaga abakoze cyangwa se inkozi z'ibibi zakoze genocide. Mu nyemerere amateka tuyakomereze mu mwaka w'2009 kugeza na 2018 yakoranye na Kagame ubwo yabaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubufatanye, aho yahiriwe. Mu nyemerere amateka tuyakomereze nyuma aho agiye muri OIF, ariko aretse no kuba umuyobozi wa OIF nk'umukuru w'ibihugu bivuga igifaransa, akaba coordinator wabyo, akaba ari we ubikuriye. Ariko aramutse anabiretse yahita akomeza kuba umunyamuryango mu mashyirahamwe akomeye nka African Europe Foundation, International General Champion ndetse n'ibindi byinshi cyane. Mu muryango we yari afite umuvandimwe Lando Ndasingwa wari guverineri, ariko muri jenoside yakorewe Abatutsi yarishwe mu ntangiriro zayo 1994. Mushikiwabo ni umukobwa w'umuhungu w'umuhanga w'umwanditsi n'umupadiri twese tuzi nka Alexis Kagame. Amagambo rero yavuzwe na Louise Mushikiwabo, mumfashe mwese mwongere volume zanyu twumve amagambo meza yavuzwe na Louise Mushikiwabo.
kandi agirira akamaro abantu benshi cyane. Ijambo rya mbere, Louise Mushikiwabo yaravuze ngo igihe cyose ibihugu bizajya bitwigaragariza nk'aho bifite amafaranga bikaduha inkunga, bizakomeza bituyoboze inkoni yo hejuru cyane, ntabwo tuzigera tungana. Ese ngibi byaba bisobanuye iki? Avuga ko igihe ibihugu bikize bizajya bigenzura ibikennye byifashishije amafaranga, ibyo ngibyo ntabwo bizigera biba nk'ibifatanyabikorwa, ahubwo iteka ryose bazahora batuyobora, keretse nibareka tukajya dusangira buri kimwe ku buryo bungana, nibwo ngo byakitwa ubufashanye cyangwa se ubufatanye. Reka turebe ijambo rya kabiri ryavuzwe na Louise Mushikiwabo ryahindura ubuzima bwa benshi. Yaravuze ngo icyababaje ni uko benshi mu banyaburengerazuba bubaka ibitekerezo kuri Afurika no ku Rwanda hashingiwe ku nkuru no ku makuru bohererezwa n'ibihugu byabo, ibyo twakwita nka ambasade, zigafata amakuru zishaka zikohereza iwabo ziri kutubeshyera ibintu byinshi kandi bibi. Abarenga imipaka ya Afurika bakunda kumva amakuru ayavugaho binyuze mu bitangazamakuru byabo, kenshi akaba atarimo ukuri. Aha arashishikariza Abanyafurika kwandika no kuvuga inkuru zabo bwite ku buryo bwa Afurika kandi bw'ukuri, kugira ngo isi imenye uko Afurika imeze. Ijambo rya gatatu, gusa nimba bikunze udukore subscribe. Ijambo rya gatatu yaravuze ngo ubwoba bw'umutekano muke ntibukwiye kubuza abantu kugenda. Nubwo hari ibibazo by'umutekano mu bice bimwe na bimwe bya Afurika, abantu bakwiye gukomeza kwishyira hamwe, kugendanirana no gusangira amahirwe. Ubwoba ntibukwiye kuba inzitizi ku bwigenge bwo kugenda kandi mugafatanya muri Afurika. Ijambo rya kane, gusa niba bikunze udukore subscribe kugira ngo ibintu byiza nk'ibi ngibi bizajya bigucika. Ijambo rya kane yaravuze ngo ubufatanye bugomba gushingira ku bwubahane, atari ku ishingiro ryo gutera abandi inkunga gusa. Ese ngibi byaba bisobanuye iki? Iyo abantu cyangwa ibihugu bifatanyije bikwiye kubahirana cyangwa se kubahana. Ubufatanye bwiza ni ubwo buri ruhande rusangira amahirwe n'ubumenyi, aho umwe atiyumva nk'utegereje ko abandi cyangwa se nk'umeze nk'aho atishoboye. Ijambo rya gatanu, Louise Mushikiwabo yongeye yungamo aravuga ati nta muntu uhemukira igihugu akagororerwa. Nta muntu wahemukira igihugu ngo narangiza agororerwa. Ese ngibyo byaba bisobanuye iki? Kugambanira igihugu cyawe ni icyaha gikomeye, ntacyo ubona cyiza mu kukigambanira igihugu, kuko biba nko gusenya urugo rwawe kandi nta shimwe ryiza ryavamo aho ngaho. Munyemere dukomeze ku ijambo rya gatatu ryavuzwe na Louise Mushikiwabo ryandura ubuzima cyane cyane bw'Abanyafurika. Gusa nimba bikunze dukore subscribe kuri Big Win TV kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi byubaka Abanyarwanda ndetse n'Abanyafurika ndetse n'isi muri rusange bitazajya bigucika. Ijambo rya gatatu yaravuze ngo ejo hazaza ha Afurika hazubakwa n'Abanyafurika ubwabo. Ntitugomba gutegereza ko ibindi bihugu bihindura amateka. Abanyafurika ubwabo nibo bafite inshingano n'ubushobozi bwo kubaka Afurika y'ejo hazaza kandi bakayubaka neza. Munyemere twikomeze ku ijambo rya karindwi ryavuzwe na Louise Mushikiwabo ryahindura abaturarwanda ndetse n'Abanyafurika muri rusange. Yaravuze ngo agaciro k'abaturage bacu ntibashobora kuganirwaho. Agaciro k'umuntu ntikagurishwa cyangwa ngo kaveho kubera inyungu za politike cyangwa z'ubukungu. Ni ihame rikwiye kubahirizwa mu bihe byose. Munyemerere tujye ku ijambo rya nyuma ryavuzwe n'uwo bita Louise Mushikiwabo muyo nabategura.
yaravuze ngo nitwe tugomba kuvuga inkuru zacu mu majwi yacu. Ese niba ukibaza ngo byaba bisobanuye iki kugira ngo byumve neza? Inkuru y'igihugu cyangwa se y'umugabane ikwiye kuvugwa n'abo bireba mbere na mbere. Abanyafurika rero bagomba kuba abavuzi b'amateka yabo, ntibireba abandi. Kuyihindura cyangwa kuyikorera byose birareba Abanyafurika. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi, buri munsi icishwa kuri Big Win TV, ikagaruka ku mateka, ku nama y'umunsi iganiriza abantu ibyabahindura bakaba abantu beza. Uyu munsi rero munyemerere inama y'umunsi tuyisoreza aha ngaha, ariko niba wabikunze cyangwa ukabona ari byo udukore subscribe. Nawe ngewe ubagezaho banyita Cyubahiro. Turabakunda, Imana ibarinde ibahe byose kandi murushaho kwiyubaka. Ciao ciao.